Allo? Mwiriwe neza. Ngo? Hako se MTN ko ikomeje kugira ibyago. Muri iyi minsi iri gupfusha cyane. Ndakumva. Oya sigaho. Ninde se kandi noneho yapfushije? Ngo umwana wayo w'imfura yapfuye. Yapfuye iri joro. Oya rwose iyo ngiyo ni inkuru mbi. Hari igihe uwo mwana wa MTN yitwaga nde? Ngo internet, ntumubwire ko internet yapfuye. Internet ya SHEMA yapfuye. Ntumubwire ko internet yapfuye. Yes, hello? Amakuru. Impamvu nyine nakuyeho telefone yanjye internet nuko nyine internet yapfuye bivuze yuko turi mu kiriyo cya internet. Ese si we wamubwiye yuko yapfuye? Ngo basanze iri muri koma. Yakize neza nta kibazo. Ngo nanubwo izongera gupfa. Imana yahabwa icyubahiro rwose, ahubwo reka mbite nanayisubiza ubu simukadi yayo nayijugunye nkoresha internet. Sorry. Ubu simukadi yayo nabaye nyine nyishyize ahantu, ubivuze nyine ko twari turi mu kiriyo cyayo. Twaraye ijoro ryose turi mu kiriyo. Reka nyisubize muri telefone noneho iba yakize. Mbega inkuru se konde ko numva muri gutwenga. Njye simukadi nari narangije kuyikuramo, bivuze yuko inshuti yacu internet iba yari yapfuye, twagombaga kujya mu kiriyo. Njye n'abapampe banjye bose twaraye ku kiriyo ducanga ikarita budukeraho. Ngo ntabwo yari yapfuye se? Ngo yagiye muri koma. Yavuyemo nka ryari? Kare mu gitondo saa 12. Wow. Ngo nta nubwo izongera gusubira muri koma, nta nubwo izongera no kurwara. Mbega inkuru nziza. Ariko rero abantu rwose bashinzwe kudufasha badufashije, kuko icyumvikana cyo internet bitewe n'uburyo ifite umumaro yitangira abantu, ishobora kuba ifite umuntu yigendaho, ishobora kuba ifite abanzi benshi baba bashaka kuyikubita hasi. Badufasha abishinzwe bayishakire nibura bodyguard zirenze nk'ijana kugira zijye zikurikirana umutekano wayo ye kuzongera kugira ikibazo ihura nacyo. Nagize ikibazo cya internet ntabwo iri gukora. Ikibazo cya internet? Turi toto cyane kabisa, ndadukora kabisa kandi nizere ko biri buze gukemuka kabisa icyo kibazo. Kuri ko utuma kubona ko hari ikibazo.
wigendere uranyewe nta kimwe ari ese kuki umuntu ubona abinjira kugira ngo bakenera okay ifashe nanjye ubu ndigendera ariko nta kibazo wafashe aho se umuntu azajya abuza muze niyose ukuntu internet ni gutera gukorera kandi imodoka ngomba kuyakodinga Halo, nzizaramutse waza gato muri biro yanjye ukamfasha ko imashini yanjye yagize ikibazo sawa nta kibazo sawa karibu keza wiriwe amakuru ni meza wowe nanjye ni meza hari ikibazo waba wagize ko umuyobozi yansabye kugufasha ntacyo yakubwiye se ko nyine kimubwiye keza ariko umuntu ntakakubaze ngo ntamubaze ubundi iyo umuntu akubajije urabanza ukamusubiza nyuma waba ufite icyo ushaka kumubaza ukamubaza nyuma y'uko wamaze kumusubiza ariko ntekereza ko ari igihe ikibazo gisubizwa n'ikindi kibazo none kubera iki habaho ijambo ryitwa ikibazo irindi rikitwa igisubizo ariko ushobora kuba ukorana ubundi niba tugize ikibazo ugahita wihutira kukijyana ku muyobozi mukuru kandi ntekereza ko nabikubwiye ikibazo ari igihe cyakabaje kubanza kunyura none se muyobozi urabafasha cyangwa ntabwo uri bumufashe nawe urakomeza kumata ibibazo keza banza ushire umujinya n'umushiga ufite kandi wibuke ko umuntu uri kuvugana n'umuyobozi hanyuma mbone gukemura ikibazo wagize urabizi umushinga ufite si byo waguteye bisobanuye ko atari nanjye wakagombye kuwutura iri mu nguru gusa kibero ni yazo yaje kumurira mu kuryo tumukika kabana urugero zindite Tina useka neza ikibazo cyaro yabisobanura kumenyesha ikintu nabyo ndi kukwitaho ngo tujye mu kazi urangora nk'ibitaro kureka kugira ngo nyine ngaride uko yawe y'umuyobozi niyo byoroshye kuko hari igihe tugenda tumaze kwicara mu modoka shema kandi bagirwa ahandi ndashaka ko tureba cyangwa tukaganiraho ndashaka tureba uburyo buri mukozi wese yajya mu nshingano ze akabasha kuzisanga cyane ko wenda kuri ubu ngubu hari abataramenya inshingano zabo neza uko bikwiriye hari utariyumva mu kazi kiwe kandi ibyo ntabwo ariko byakora bigeze muri iki gihe nyine umuntu atarisangamo ndagira ngo ufashe rero buri wese abashe kumvira icyo ari gukora muri iki kigo cyane ko nsigaye narabonye ntazi ukuntu divine ameze buriya rwose ashobora kuzatwizirikaho ko nabonye ameze nk'umwiyahuzi tube tumwihoreye reka twite cyane ku by'akazi ikibazo kuburana ugatinda noneho yifate itangire sene yose tangirira iki sindara sene yose nitangire twa tundi twivangemo nyuma urashaka kugerekaho ibuye ngo bigende bite jado yinjiye muri iyi sene bakine sene itangiye ufite twa tundi wafashe two kuzamixinga mu
dutangiye oya jyamo muri sene Turange bagu. ntangira umubaza ati Chris intoki zanjye ziraguhana mfite amaboko action okay ndabona mashini yawe reka ndebe ikibazo ifite please intoki zanjye ziraguhana se ako ngize mu byakuzanye hano ibyo ntabwo birimo nimbaganira please okay ngaho rero byifashe noneho niba wamenyeye gufasha ukaba utemeye ko ngufasha ntubyifashe noneho si byose donc kuko wajuje kumukora interineti nta kindi cyakuze cyane ariko siko namwe mbibonye koko uzi ko umuntu azajya abereka ko abakunze namwe mwite mwiyogeza mwishyira hejuru byikorere nyine ndagukeneye nawe uranyemeye ariko nzi wafashe kuko mu kazi kakuzanye hano mugeze ko ari akantu karishye gakora muri ino kampani si wowe ndagufasha iki wenda gukora wowe ugahita ahangaha ariko uzi ko umuntu aboza namwe mukegera wowe ndagufasha wowe ukanyura wapi urebe undi muntu uzagufasha undi muntu uzi utari wowe muri ino kampani n'ibyo gukora ibyo ngibyo nakubwiye nti ndagukeneye urankeneye nanjye ndagukeneye ariko wibagiwe akazi ufite hano kugira ngo akazi mfite nako wahita ariko ubu ngubu uyu munsi noneho nagufatishije ariko waje unafashe ntabwo wafatira urafatira kuri interineti se nakubwiye nti urankeneye nanjye ndagukeneye ibyo Dukora. Serwego nta mashusho yiwe yakinnye iya kabiri ko niba ari iya mbere yicaye imbere mu izina ry'Imana yicaye mu biro bye Shema mwicaye imbere baraganira agiye kwijyana utamwentroduza biremewe se byanditse ako si cyane aho ngaho kanjyana n'akazi action turakora ibyo scripted natwe turabanditse ibyo ni ibintu nabisohoka winjira isoko twebwe tuzareba niba ari neza turabona nta bintu birinda kunawe isige rwose take your time relax ugire ushyiraho dushaka kujya mu kazi kwa tumasho ishyiraho wowe nibyuzura koko nyine kumuturya cyangwa usiga mupenza tugugurireho ikibazo kuburana ugatinda noneho yifate itangire sene yose tangirira iki sindana sene yose nitangire twa tundi twivangemo nyuma urashaka kugerekaho ibuye ngo bigende bite jado yinjiye muri iyi sene bakine sene itangiye ufite twa tundi wafashe two kuzamixinga muri Dukora. Serwego nta mashusho yiwe yakinnye yamushoye yamushoye yakiri kare kugira ngo utaza kubyibagira ngiye kubwira none se hari ubwo mbere y'uko muzana mwari musanzwe muziranye iyo ntebe uri gukora biri kusakuza nawe uriya ntawe muzi mutemwe none se
uhita umbwira ngo uhita waza ati none se hari icyo mwaba mupfa kindi Shema wajya ukareba umuntu uri guhamagara ushobora gusanga ari umukinnyi wabuze umukingurira uhita umbwira ati reka reka ubwo naba mfiki nawe ko ntajya nanduranya uhita umbwira none se hari ikindi koreya nasiba ngo mba nkuroga ndabamubwiye mba nkuroga isura ya kata duha keza ati nyine nagira ikibazo na nziza zigira ikibazo bimeze gute ubwo aka kanya se muri abakozi bashya mwese kandi mukanahuje inshingano keza ati ibyo sinabimenya ariko nyine byabaye bibiri ati mbere yo kuza hano mwari musanzwe muzi keza ati karita ntaho nziranye nawe bibiri ati none se hari ikintu runaka ukeka mwaba mupfa keza ati mba nkurogaga ntabwo mfiki nawe ko ntajya Ibiti by'imirenge ntamuhata kunyura Thank you very much. wageze ku muryango wanarakaye ati ngaho ifashe niba umugabo uzi ko baboza namwe mukiyoza mu ntuza ariko uzi ko baboza namwe mukiyoza mu ntuze we mu ntuze nyine zo kuragira ngo bavuge ndagukeneye ariko nawe bavuga mu ntuze ese jado amatwi yawe urebye n'icyo naguhamagariye ngo tuvugane ntabwo Please. Divi, wenda umbabarire wa mugani wawe nagutuye umujinya bitari bikwiriye kandi atari waboneye gusa nyine tamverse umbabarire kuri ibyo yego kirabyiye yagenderaho ntari binanye ndakuye nyine ako nyine akajora wanze ndumva nta mushinga w'akara ntacyo ukamushinga ariko jado tumubwira uti tuza shyira baro hasi ntabwo wakina wenyine mu kibuga harimo abandi bake reka dukinane urahitamo tubane injira aramutse keza aramutse umeze neza se mashini yawe se nta kabazo ka interineti yongeye kugira okay cyayi izi mpamvu nje hano okay ikinzanye hano rero kora agishoni kandi wibuke ningusohora mu biro byawe kaze ndebe nk'interineti cyangwa mu gice
nyinshi genda se